Dr. sinzi nimba ari ritazirano cyangwa mu byukuri niba uri dogiteri. Ushaka kumenya nshaka kugira ngo niba bishoboka utubwira aho ukorera, hari abantu baba badukurikiye birwariye runaka, nimba ari farumasi ukoramo unayivuge, urumva, hanyuma abantu bajye bakugana ubafashe, nabyo ntekereza ko ntacyo byaba bitwaye. Urakoze cyane. Derukana ibintu bya hano ntabyo. Hano se ubwanwa turabwihorera kuko hano burara ntabwo tuharara. Dr. Kiroso. Dr. Kiroso OG. OG. Bakunzi ba Nido Official, bakunzi banjye, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha, Imana ibiteho, Imana ibaganze cyane. Rero Imana yongeye kudutera iteka, itwoherereza umutumirwa kugira ngo agire ibyo atubwira, agire ibyo adufashisha, kuko muri ubu buzima tubamo cyangwa se turimo tuba dukeneranye, tuba tugira ngo unyumve nanjye nkumve, hanyuma turusheho gukomezanya. Imana ibaho umugisha. Ndabakiriye rero namwe mbere ya byose, hanyuma namwe nkimara kubakira munyemerere twakire n'umutumirwa. Turakwakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Amakuru y'iminsi. Turashima Imana. Uri kuvuga gake? Turashima Imana. Ibisi byinshi cyane kuri twese. Nari gukumbuye. Nanjye ariko hashize iminsi myinshi ariko turashima Imana yabashije kuturinda. Duherukana mu minsi ya kera rwose, kera cyane, ariko Imana yabanye natwe, twongeye kubonana duhumeka umwuka bazima. Imana ishimwe cyane. Rero abakunzi bo kuri Nido Official, abadukurikiye bafite amatsiko yo kukumva, twari tugeze ngo ubibwire mu buryo burambuye rwose, nk'umuntu utakuzi. Mbese tugwaye ikaze kugira ngo wibwire umuntu utakuzi. Karibu. Ndi intwari serukana ishyanga, bose baranyifuza ngo ndi imirindi imerera ingabo. Ndi utajabukana imitima ingamba zimisha imiti, kurwanya imbimba n'intwari inkotanyi yamenye yanshinze urugamba rukora amaso rwa mingane, mukaraga ndekwe nanga bisho duhenda rakara. Amazina yo ni yaya, ni Dr. Kiroso OG. Kandi murakoze kuduha ikaze kuri Nido Official. Wow. Yes. Imana iguha umugisha cyane. Kandi Imana ibaho umugisha. Uratangiye ngo urusarigana makuzi ingamba ziso cyane. Nicyo kivugo cyanjye ubundi. Mu muco wa Kinyarwanda ubundi umugabo wese agomba kugira ikivugo. Yego. Wow. Okay, turakwishimiye rero kandi tuguhaye ikaze. Yego. Turaguha umwanya kugira ngo uduhe imbamutima zawe, mbese ugeze ho abakunzi bacu icyo Imana yagushyize ku mutima. Tuguhaye karibu kugira ngo yego. Murakoze. Ariko bura muco wa Kinyarwanda higa ntitubanza kwiragiza Imana ngira ngo nabyo nta kibazo no mu muco nyarwanda. Muco nyarwanda cyangwa no mu muco wa Gikristo. Byose bifataniriza. Uradusengera cyangwa byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Sinzi niba nasenga cyangwa gasenga, twese turabasenga. Numvaga wasenga. Okay, nta kibazo. Yes. Mana yacu, Imana igira neza, Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Turagushimiye Mana, turaguhimbaje, tugushimiye ko wabanye natwe iminsi yose itambutse ubugingo bwacu. Turagushimira kubw'ingabo nyinshi watanze zigapfa ku bwacu, izina rye nirihabwe icyubahiro. Amen. Bana natwe muri uyu mwanya, muri iki kiganiro, turasenze twinginze kugira ngo Uwiteka wigwatirize rwose, unyemerere ntaba ari twebwe tuvuga ahubwo uvugire muri twebwe, kandi abadukurikiye unyemerere cyane bungukire muri iki kiganiro, izina rye rikomeze rihabwe icyubahiro. Turagushimiye rero ngaho isi yose nikubaye kandi amavi yose agupfukamire, kandi urushaho gukomeza kudukundisha ibyo ukunda, ukomeze unatwangisha ibyo wanga kubwa Yesu umukiza wacu. Amen. Hariho. Murakoze cyane. Yego. Ndabashimiye cyane kubw'uyu munsi. Imana yadufashije guhura. Nekeza ko naduhaye ikirere kizima, nta mvura yaguye, ndabona ari umucyo. Twashima Imana ko yabikoze. Yego, Imana ishimwe. Muri rusange rero ntekereza ko nk'uko wabivuze hashize igihe kinini tutahura, tutavugana, tutaganira, ariko umunsi ndumva tugomba kuganira byimazeyo. Nuko Imana ishimwe. Amakuru ni meza. Wari umeze neza? Ndashima. Urashima Imana. Wavuye gusenga se? Yego. Wasenze. Hari uyu munsi habaye umunsi umeze utera. Hari umunsi nabonye abantu bose bagiye mu misa. Habaye ubuhe munsi? Turi kuri Pasika. Ni Pasika. Yego. Ngiye kwera mba nkunda kuba ndi mu kazi, imisa nyibagirwa pe. Nyibutswa nuko ngiye kuri kalendari nkabona amakonje uko kurikirana,
ngira ngo muri ino minsi hari konje zigeze muri enye ku bakozi ba leta kubera kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru kuwa mbere no kuwa kabiri ni konje gusa. Reka rero n'ubundi dukomeze dushima Imana ko igenda idutiza iminsi yo kubaho. Umunsi turi kuri Pasika. Hari ubundi Pasika bivuga iki? Pasika bivuga iki? Gipfa n'izuka rya Yesu. Gipfa n'izuka rya Yesu. Ariko ntekereza ko hano batabisobanukiye nk'abantu baduteze amatwi nigeza ko ushaka kugira icyo basobanuraho gatoya. Ubundi Pasika nyine muri rusange ivuga iki? Ari nk'ikibazo babajije izuka rya Yesu. Izuka rya Yesu. Urumva yaradupfiriye. Yego. Kandi nyine nyuma yo gupfa aranazuka. Bivuze ngo azuka se ku itariki zingahe? Kuri Pasika. Uyu munsi turi kuri zingahe? Ntabwo bigendera ku itariki ngo ni igihe runaka kiba cyateguwe. Oya, uyu itariki ya none turi ya kangahe? Umunsi sisiro senka. Nikoresha eshatu. Kandi nakuye ko nge nikoresha. Nibyo. Okay. Ubu abantu babyiteguye, ndabona abantu benshi bafite ibyo kunywa no kurya. Twese nituva mu kiganiro waduteguriye ikize. Kuri Nido Official. Kuri Nido Official twebwe turabanze tukagabura iby'Imana yaduhaye, hanyuma no ku ruhande rw'umubiri nabwo nta kibazo. Bimeze neza. Okay. So ndishimye cyane rero ngira ngo dushobora gutangira tuganira. Muri rusange ntekereza ko iyo ukurikije igihe umuntu aba yavutse gake gake Imana ikamutiza ubuzima, akajya mu ishuri akiga, bikanga agatsindwa, Imana igakomeza ikagendana nawe, hari ubwo ajya n'uwo akaba umugabo nk'uku nguku. Wari uzi se ko umuntu yaba umugabo ukurikije primary? Derukana ibintu bya hano ntabyo. Hano se ubwanwa turabwihorera kuko hano burara ntabwo tuharara. Dr. Kiroso. Dr. Kiroso OG. OG. None se ntabwo bukubangamira? Iyo urebye ntabwo bumbangamira pe, kuko ni ibintu byizana, ni ibintu Imana abagabo nyine baradutije, kandi urumva n'ubundi urabwogosha ejo bukagaruka. Hari icyo butwaye se? Ahubwo se njya nkunda kubonana abayisilamu aribo babuteretse ukuntu. Yes. Sinzi niba wowe ari ku bushake bwawe cyangwa nawe warabayeho umwisilamu. Ngewe nk'uko abadamu bagira umusatsi ukaba ari umutako wabo, nanjye mba numva ubwanwa bwanjye ari umutako wanjye. Mba numva kubukoraho, nubwo akenshi ari igihe ujya nko mu kazi ababose batari ko ufite ubwanwa bwinshi bimeze bite mu kazi bizagenda gute. Abasobanura ko ubwanwa ntabwo aribwo bukora akazi. Kandi icya kabiri ntabwo nkora nko muri hoteli. Muri hoteli ntabwo bwemewe pe. Muri hoteli ntabwo bwemewe, ntabwo wajyana mu bwanwa muri hoteli. Ariko muri serivisi zitandukanye zindi z'ubuganga, serivisi z'ubumotari, z'ubushoferi, ngerekeza ko ubwanwa nta kibazo. Ntacyo bwakwangiza. Urabona gute rero? Urabona gute? Oya, ni uburenganzira bwawe. Buriya umuntu aba afite uburenganzira bwe ku mubiri we, reka mba ariko mvuga cyane yuko atari wowe wabyihaye. Muri Genezi ejo bundi sinzi akantu nabonye kavuga nyine ukuntu hari ibintu Imana yagiye itwihe kandi nta kintu bikumariye. Biba bifite icyo bimaze mu by'ukuri, ntabwo Imana yaduhaye ibidafite umumaro. Nubwo twe tutahita tubibona gutya direct ngo bimaze iki, ariko buriya ikintu cyose kikuriho hari icyo kivuze ku Mana, kubera yuko urabizi ko umubiri ari urusengero rw'Imana ubundi. Ego, ubwo rero ntabwo wavuga ngo ibintu bituriho ngo nta mumaro, kandi Imana biriya baba babikora kugira ngo basetse abantu, ariko mu by'ukuri kuba atabifite aba ari inenge. Ego, ariko kuba bifite nyine ntabwo aba ari inenge. Ushatse kuvuga ngo badafite ubwanwa ari nk'abagabo ni inenge? Ku bwanjye numva yaba ari inenge, kuko ubundi bagenewe kuba bakabugize kandi bwinshi. Yego, kuko hari n'abagore usanga twagize ubwanwa ariko mu by'ukuri ntabwo nyine akenshi ntabwo babifiringa, ntabwo bafiringa yuko nyine bameze ubwanwa ari abagore. Ariko uranakoze cyane ko abagore bagira ubwanwa kandi ubwanwa ari ubw'abagabo. Nyine ni kwa kundi ibintu biza nyine nawe ukavuga nta kindi nabikoraho, kubera yuko Imana iyo ijya gukora ikintu iba ifite impamvu zacyo. Ntabwo wayibaza ngo irakora ibiki,
kuko nawe ntago abihitamo kugira ngo amere ubwanwa. Kandi n'uriya mugabo utamera ubwanwa nta ruhare abigiramo kugira ngo atabumera. Ko mu by'ukuri kuba uri hamwe mu bandi bagabo bafite ubwanwa we nta bwanwa ufite, mu by'ukuri uba ari ipfunwe. Nekereza byaba ari ipfunwe. Ariko akenshi numva ngo na hormone no niki hormone ngo ni imisemburo iba yaje kugira ngo umugore agira ubwanwa. Ni imisemburo we mugabo ngo bamugiyeho. Niko njye ntekereza. Nkamwe babaganga ubwo muba mubizi, ariko ntekereza ko nyine ubwo biba byivanze nyine, cyangwa se haba hari imisemburo yabaye myinshi muri we wenda ya kigabo yarushije intege ya gitsina gore. Yego. Ariko akenshi none ubwanwa burakonsoma buriya rero. Konsoma amavuta menshi, amavuta ubushyiramo ni menshi. Ahubwo hari ikintu nagomba kukubaza. Ejo nakurikiye ubukwe bwa Kibonke bwa live ejo yakoze ubukwe. Kuki nta bwanwa agira kandi ari umuntu ubona ko ari umusitari, ubona ko afite ubwanwa buke cyane. Ejo sinzi niba wakurikiye ubukwe bwiwe bwabereye mu Mutara, ariko bwari ubukwe bwiza bwatashywe n'abasitari benshi. Sinzi warabukurikiye? Ntago nabukurikiye cyane, ariko natereyeho akajisho. Waburebye? Narebyeho gake ukuntu. Buriya rero ntago wavuga ngo kuki Kibonke adafite ubwanwa, buriya nyine afite nibwo Imana yamugeneye, cyangwa se aranabukata wenda, cyangwa se arabwogosha. Nimba ariko bavuga ko bukata se nuko buconga. Buriya nyine umuntu wese aba afite uburyo Imana yamuremye. Ntago turi hano kugira ngo tujajinga abantu. Uko nguko umeze bishimira Imana, kubera yuko hari impamvu Imana yatumye umera gutyo. Imana ishimwe cyane. N'ukuri. Amen. Gusa wowe dorukana ntabwo ufite. Kera ntabwo nari mfite, mu myaka nka 14 15 ntabwo pe. Ariko bitewe n'ukuntu umuntu agenda arya ashima Imana, akorera Imana, yubaha Imana, yubahisha, nagiye kubona mbona buraje ejo bundi muri 2002 numva ariho natangiye kugira ubwanwa, ndabwihorera ndabutereka, kandi numva nta kintu buntwaye. None se ubwo niba hari indirimbo iheretse gusohoka ivuga ngo fata ifoto yawe yo hambere uyegeranye n'iki gihe urabona impamvu zo gushima, nendaga kukubaza mu by'ukuri ufashe ifoto yawe yo hambere udafite ubwanwa, wenda wari ubifite ariko utarabuteretse nk'uko, ugafata n'ifoto yawe y'ubu ngubu, mu by'ukuri ukayegeranya ukabyitegereza, uba ubona ifoto wishimiye ni y'ubu cyangwa ni iya mbere? Kamemu ni iyi ngiyi, kubera ko hari igihe uhita ahantu ukabona, ariko cyane cyane buri ubwanwa n'abadamu bakunda. Ku mugabo nyine ntabwo mvuze ku mudamu afite ubwanwa, ahubwo iyo uri umugabo ufite ubwanwa bwiza nyine nk'ubu wateretse ubusiga amavuta, hari igihe uhita nko ku badamu nka 3 cyangwa 4 bati good. Ntabwo waruzi? Ntabwo nari mbizi. Njyewe rero bakunda ubwanwa cyane. Njyewe ahubwo nakumva uri nk'umugabo wanjye nakubwira ukabwogo. Hari n'umudamu ugukunda nta kindi kintu aguciye, nta n'ikintu agushakaho, ariko kubera abonye iyo sura yawe, ubwo bwanwa bwawe, akagukundira icyo rwose. Abantu bakunda ibintu bitandukanye, ariko njyewe ari nkanjye, wenda n'abandi bafite imyumvire nk'iyanjye, n'abateze amatwi. Njye ndabona wenda nko ku mutwe aribwo umeze neza. Wemba umusatsi wumva nawukuyeho Kamemu, ntabwo watereka umusatsi n'ubwanwa bundi. Nkatwe nk'abisilamu. Uri umwisilamu? Ni umwisilamu. Ejo ntabwo twari twashoje igisibo koko? Ntabwo waje? Tugisoreza Inyamirambo ntabwo waje? Ntabwo mbizi, sinzi. Tukajya gusanya n'umukuru w'igihugu. Seriyese wabaye umusilamu? Nabaye umusilamu. None nizo mpamvu zo kutereka cyane rwose. Ahubwo uvuze aho uranyibutsa, hari akantu mushaka gusobanura abantu babateze amatwi. Iyo ugiye kumva umuntu avuze ngo umuyobozi w'igihugu, undi ati umukuru w'igihugu, ubundi ikiri cyo nyirizina ni umukuru w'igihugu, kuko ni umuntu umwe. Naho umuyobozi, hari umuyobozi w'akarere, umuyobozi w'intara, w'umurenge, uwo niwe muyobozi. Ariko ubundi umukuru ni umukuru w'igihugu gusa. Kandi abantu benshi uzacunge ujya kumva ngo umuyobozi ngo w'igihugu, bavuga umukuru w'igihugu. Wowe wari ubizi gute? Mba numva umuntu avuze umuyobozi w'igihugu atandukanye no kuvuga ngo umuyobozi w'akarere. Numva nyine ntago ari byo. Tugira umukuru w'igihugu, ntago tugira ngo umukuru w'akarere ka Gasabo, ngo umukuru w'akarere ka oya,
tugira umuyobozi w'akarere tukagira no umukuru w'igihugu cyangwa his excellence nyiri cyubahiro nyine uri kubyumva ariko none Yego. n'abandi babineza ko bamaze kumenya ubusobanuro aho bitandukanira Okay. ni ukuri Oh. kandi tugomba gushima Imana nyine ko tuba tugiye ku mwuka w'abazima. Hari n'indirimbo yawe njya nkunda cyane ivuga ivuga ngo umva umushinga musore wehe, umva umushinga mukobwa wehe, papa nawe mu mama, gukorera Imana no kuyikurikira n'umushinga utagira igihombo. Iyo ndirimbo nyumvise iranshimisha ko ni indirimbo igusubiza mu bundi buzima bushyashya, igutuma ugatekereza, ikagufasha. Nuko ni indirimbo nziza cyane, ahubwo uzonye dukorere injyana nkiriya kuko abanyarwanda twarayikunze cyane. Okay, nta kibazo. Noneho naringize ngo udufashe mu by'ukuri nkuko uri Dr. Kiroso OG. Dr. Kiroso sinzi nimba ari ritazirano cyangwa mu by'ukuri niba uri docteur. Ushaka kumenya, nshaka kugira ngo niba bishoboka utubwira aho ukorera. Hari abantu baba badukurikiye birwariye runaka, nimba ari farumasi ukoramo unayivuge, urumva, hanyuma abantu bajye bakugana ubafashe. Nabyo ntekereza ko ntacyo byaba bitwaye. Urakoze cyane. Dr. Kiroso OG urumva harimo docteur, kandi docteur tuba tuzi ko ari umuntu wize amashuri ari hejuru. Yego, doctora. Hagago ubundi ukuntu byubatse numva tujya nasaring ni muri za garidiye niko twabyita, twagira primary. Iyo bavuye primary tugera secondary yavaho akajyaho kaminuza yavaho akajyaho iki wowe ubiheruka ntekereza ko hajyaho lisansi, ni masters, ni lisansi hayi, kuko ngewe ndi umu PhD. Numva PhD umunarize masters nkazamuka hejuru, kandi nk'ubu nanubwo njya kankwereka urugero rworoshye. Aka kantu ntabwo njya ngasiga. Kana gake ukazi se big ikaramu ntabwo nyanyisa ko igira umumaro mwinshi cyane, kandi yaradufasha. Reba mu ntangiro yawe y'ubuzima bwawe wiga wakoreshaga iyi ngiyi, na n'uyu munsi wa none kandi niyo ukoresha. Rero murakoze cyane nk'uko abivuze. Dukorera imbere ya stade i Remera. Tugira serivisi zitandukanye rwose pe. Tugira muganga w'abana bamwita mu pediatre, avura umwana kuva kivuka kugera ku myaka 15. Umva 16 ntago wemere kujya ku muganga. Tukagira muganga w'abakuru bita umu GP. Yego. Abamama abapapa araza akabakorera akabavura. No tukagira n'umuganga w'abadamu ubita umuginecologue. Yego. Handi umudamu wawe arwara indwara runaka, ama infection akaza umuganga akamuvura. Tukajya n'umuganga w'umudentiste, muganga w'amenyo. Yego. Akora kuri inyo pe, bamwita Dr. Emma. Yego. Irinya rikoraho rwose rikaka, ukavuga ati uno muganga ngiye nzagaruka. Noneho njyana mba mbarizwa rero ni muri circoncision, gusiramura abana. Aho niho mwasanga. Okay. Ni kuri kandi serivisi nziza cyane ku biciro byo hasi. Ubwishingizi bwo n'ubusanzwe usibye mitiweli, ariko ubundi dukorana nabwo. Waba tubwira nimba nta kibazo? Tugira ubwishingizi bugeze mu 9. Sinzi niba ninza kwibagirwa nshobora guhamagara umuntu akanyibutsa. Oya, nta n'impamvu yo guhamagara. Reka nidusoza uri butange nimero ku buryo uwakenera izo serivisi yaguhamagara akakubaza se mu by'ukuri ko mfite ubu bwishingizi mukorana nabwo. Nta kibazo. Turagenda ubwa mbere ni Rama RSS. Yego. Tukagira Odi Mico. Tukagira Saniram. Tukagira Britam. Tukagira Prime. Tukagira Eden Care. Tukagira Radiant na Private, ubwo ni bandi bafite mitiweli. Ejo bongeyemo na Sonarwa ikorera mu mujyi, ubwo nibo dukorana nabo kandi ku giciro kiri hasi rwose. Okay. Bakunze ba Nido official rwose. Imana yatuzaniye n'abadogiteri kuri channel yacu, Imana yatwihereye. Ushobora kuba se waba ufite uburwayi runaka, ushobora kuba se waba ufite umuvandimwe ufite uburwayi runaka, ufite inshuti ufite uburwayi runaka, turaza gutanga nimero ube wahamagara uyu mudogiteri cyangwa se uyu muganga, hanyuma abe yabafasha. Imana ibahumugisha kandi turakwishimiye cyane. Murakoze kandi Imana ibahumugisha namwe tusangiye. Okay. Buriya ahantu hari serivisi nk'izo ngizo ntago twari kwaceceka, ntago twari kuhagira ibanga. Kazi ugomba gufasha abanyarwanda muri rusange. Kandi mu by'ukuri nicyo Imana yahagushyiriye. Yego.
nimba Imana yarahagushyiriye kugira ngo ufashe abankurikira cyangwa se n'abatkunzi bacu muri rusange, nta mpamvu yo kutahavuga rwose. Karibu cyane. Bahita gute? Bahita Magiskiwa Clinic, iherereye ku marembo ya stade. Ubu urava kuri CSS umaze nk'ujya Kimironko, ni mu marembo ya stade n'ubundi ku mazu y'Abangirikani. Ndumva abanyarwanda bose barahaza, abakorera za Kimironko, za Remera ni ahantu hazwi hagendwa. Nge rero ndashaka kugira ngo uzamfashe abakunzi banjye bacu nibandika bakadusaba ko twazatumira uwo muganga w'abana n'urugero, uzadufashe uduhuze nawe, hanyuma abe yatanga ubujyanama ku burwayi bw'abana. Hanyuma umujenekologe nawe byaba byiza nawe nibidukundira tubanye nawe akadufasha akatuganiriza ku ndwara zibasira abagore cyane rwose. Hanyuma namwe ku basilamu, ese iyo umuntu yisiramuje musiramura n'abagore n'abagabo? Dusiramura abana n'abantu bakwaye ku igitsina gabo. Ni igitsina gabo gusa dusiramura. N'abagore barasiramurwa? Abagore ntago basiramurwa. Mu kwiga kwanjye njya kuba PhD ntago nize niga ibintu byo gusiramura abagore, nge nize kuri chapitre y'umwana n'umuntu mukuru, ariko igitsina gabo nyine. Yego. None se ubundi umumaro wo gusiramurwa ni uwuhe? Ubundi no kuvuga ngo iyo umuntu yasiramuye hari indwara atagomba kwandura, hari infection atagomba kwandura, ariko noneho uri udasiramuye 100% buri indwara yahuye n'umudamu runaka cyangwa umukobwa runaka agomba kuhakura infection runaka, uko byagenda kose ntashobora kuzibura iyo uhuye n'umuntu udasiramuye. Yego. Ariko usiramuye abafite 95 kwirinda za ndwara zose zandurira mu mibonano mpuzabitsina. None se iyo udasiramuye wandura vuba cyane? Wandura vuba ukananduza kuko ruhu ruba rworoshye. Ubwo iyo huye na za wa mukobwa cyangwa wa mudamu ufite indwara runaka, urugero nk'umutezi, ni direct cyane. Ariko usiramuye kugira ngo wandure bisaba cyane kuba yakomeretse. Nicyo cyiza cyo gusiramurwa. Kandi abana abamama mufite abana cyangwa papa mufite abana mubazane tubakorere kandi turaba serivisi nziza. Murakoze cyane. Nabyo biba bikenewe muri ubu buzima. Ntago buriya akenshi hari ukuntu umuntu yumva ngo abayisilamu tukagira ngo nibo bagomba gusiramurwa. Ese ntago waba uri umusilamu udasilamu? Nabyo ntago ari byo. Mu idini ryacu ry'abisilamu uba ugomba kuba usiramuye, ukaba ufite kakanu kahano nakibagiwe ni Sadire, sinzi ukuntu, ariko maze iminsi nyine najya gusenga, urumva ngiye nshobora kuba nakibagiwe, ntago wandenganya. N'abanyarwanda ntago mwanseka kameme, birashoboka ko ushaka kwibagirwa, ariko bakumve ko katagomba kubura hano k'umukara ko kuba tukaza iyo twasenze nyine kuno niho kaza hano. Ariko nyine muri rusange ubundi umwisilamu nyawe aba agomba kuba asiramuye, azi korowani, azi gusenga mu cyisilamu. Mu cyisilamu hari ururimi rw'ikisilamu bibaho. Assalamu alaikum ku musilamu, barakati wa musilamu, ibintu nk'ibyo. Urwo rurimi ni urusilamu se cyangwa ni ikiheburayo? Ubundi kire kuje kudusura ubundi nibwo umenya ibyo byose, ukamenya uko basenga, uko basara, uko twizihiza igisibo, uko ibintu bita Ramazani. Urabizi Ramazani se? Nuko bimeze, bitandukanye n'amadini ngo ADPR, Protestant, Adventiste, Catholique. Buri wese afite imyemerere yabo nyine bitewe n'idini runaka. Wenda ntago tuje mu by'amadini, ntago tuje mu by'imyemerere, ahubwo twari tugeze ngo udushishikarize cyangwa se utuganirize ku ndwara cyangwa se kuri pariti ukoreraho, kugira ngo abadukurikiye nabo barusheho kugira gute, barusheho gusobanukirwa neza umumaro wo gusiramurwa, kuko numvishije ari yo wowe pariti niho uherereyemo. Biragoye ko wavuga ku burwayi bw'abana kandi utari umuganga w'abana. Yego. Biragoye ko wavuga ku indwara y'amenyo kandi nari umudentiste. Yego. Ubwo rero sinzi nimba ku birebana n'akazi ukora icyo wendaga kubivugaho byarangiye. Icyo navugaho cyo nuko nshima Imana, kuko mu kwiga kwanye ntabwo nari nzi ko nshobora kuva muri primary ngo njye muri secondaire, njye muri kaminuza, niga ngeze ku rwego rwo kuba PhD. PhD urumva ni umuntu uri hejuru ya masters. Ni wa muntu nyine
uba agomba gukora ikintu bakavuga ngo uwagikoze arabyemerewe nyine bifite prove. Shima Imana cyane ko yabanye nanjye mu kwiga kamfasha nkiga nkamenya nkagira ubumenyi kugeza ku rwego umubyeyi ashobora kuzana umwana ati mwana ndemera ko umusiramura ati nta kibazo kuko warabyigiye. Shima Imana cyane kandi nayo ibyumve ko nyishimye kandi aho ugejeje ikora ndayishimira cyane ikomereza aho ngaho. Imana ishimwe. Nose ko njya nkubona no mu mafilime nkakubona no mu bindi biganiro n'ukuntu nyine muri make uba ufite impano nawe uba wumva hari igihe kizagera ukareka ku dogita ukajya mu filime cyangwa uzajya ugerageza ubihuze byose kuko iyo bifatanirije hamwe byose bigira umumaro umuntu. Iyo bifatanije cyane ari igihe akazi gapfa. So urakoze cyane, nshima Imana ko mu kwiga kwanjye nagiye ngira impano yo kumenya gusetsa kandi isi turimo i Kigali tubamo bisaba ko wihiringa nuvuye ngo ndaguma mu kazi kamwe ndajya muri filime se ugomba ahantu hose gukoramo wenda kimwe cya gatatu kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza. Muri filime rero mbamo nkunda gukina amafilime mfite na channel yanjye yitwa Dr. Kiroso OG koko nko bivuze ariko nkunda no gukora mu zindi filime ushobora no kujya nko muri bigiye bijya comedy ukansangamo kajya muri Misereme tukansangamo kansanga mu ndirimbo z'uwitwa Nibakure Donata ukambonamo hose no muri comedy naho mbamo cyane muri comedian ndi comedian mukanye ndaza gushyiramo akantu ko gusetsa mite mvuga ni umurimo w'Imana yamayenza ukora neza umurimo w'Imana yamayenza ukora nezerewe. Comedian ndayikunda cyane kandi numva imfasha cyane kuko biramfasha kugira ngo nsetse abanyarwanda ari abo hanze abadiyasipora bakadugutega amatwi ukabasetsa kandi ukabasha kwinjiza. Shimanira urwego ngezemo kuri komedi cyangwa kuri filime cyangwa se nako kazi ko mu budogiteri. Shimana cyane kandi yabanye nanjye. Imana mwimera Imana icyubahiro ni cy'Imana. Icyubahiro ni cy'Imana. None se ndashaka kukubaza mu by'ukuri uri budusetse aho ngaho uteyikora sinago dusekera karaseke byose biragenda kubasetsa byo muza gushaka. Ndashaka ko uze kudusetsa nyine urumva mu buvuzi twinjireyo no muri comedy udusetse nyine usetse abakunzi ba Nido Official. Yes nibyo mushaka none mwese kandi muraseka turabishaka. Ejo bundi kuri stade Amahoro hazi habaye match pe yari match yateguwe ku rwego rw'igihugu kuko n'umukuru w'igihugu nko nabivuze yari ahari. Hari umutekano umeze neza rwose ku buryo abantu bitabiriye stade bari abantu benshi ibihumbi bigeze muri 45-50. Icyo wakwibaza wavuga ngo ni ihe kipe yatsinze yindi uzi ko Amavubi yatsinze u Rwanda. Iya Amavubi yatsinze u Rwanda none se ibitego 2-0. Ya uri umukomedi koko. None se sibyo kandi niko byagenze rwose. Hano muri Genesis muri umukomedi hano rwose umva baguhamagarira bagutumire muri Genesis rwose harangomba kubamo rwose usatse abantu bo muri Genesis kuko njya mbona ku bantu babashije kuhagera mu by'ukuri iyo hageze ubabaye cyangwa wigunze nawe ushobora kuhava ufite iminkanyari mu maso. Okay urakoze cyane Imana iguhe umugisha. Namwe murakoze cyane. Hanyuma rero ndishimye cyane ubwo duherukana kera ku ishuri bakunzi ba Nido Official uyu ni classmate wanjye ndashima Imana ko hari Imana yakoze. Imana ishimwe duherukana kera wenda dusubiye mu mateka yacu nyine urabizi ku ishuri ukuntu byari bimeze tutazi ngo i Kigali se hasa gute mva byari bikomeye tukajya twumva ngo Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda tukibaza se ubu natwe habaho tuzahagiraho hano ariko Imana icinzira we. Imana ushimwe ndagushimira. Haleluya no gukora ku gikuta itararika mazi ashyushye tuwarete no kwituma mu nzu. Imana ushimwe rwose. Imana yakoze ibikomeye mu by'ukuri kuba byonyine amaso yacu turara ku misambura byibuka ariko ni matora ishuka nziza kurosi yindi kuvurori
ugahumeka. ese uyu mwami w'abami icyo atakoze ni ni ukuri Imana ishimwe. ni ukuvuga ngo mu isi turageragezwa pe, ariko mu by'ukuri dusubije amaso inyuma, nubwo satani agenda arasa, agenda tugabaho ibitero, ariko turashima Imana ko hari ikintu Imana yakoze ku buzima bwacu. Uyu mwami w'abami, njyewe ndabyibuka kera buriya ku ishuri, njye hari igihe nsubiza amaso inyuma, umuntu kubona ikayi ari danje, urumva minerivare ibyo ngibyo nta nubwo giye byandebaga kuko numvaga atari ibyanjye, ariko Imana, ndashima Imana ko mu by'ukuri amaso yacu yayahaye kureba umurwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Iri foke n'ikindi gihe iby'Imana yiteguye kudukorera ni byinshi. Uzi yuko ishobora no kutwereka n'indi migi n'ahandi hantu, n'indi migi yo mu bindi bihugu. Vuga ngo irabishoboye Imana irabishoboye cyane 100%. Imana ishimwe kandi Imana yawe icyubahiro. Rero ndushima Imana ko yanaguteje intambwe. Ngiye ndatangaye kuba mu by'ukuri ubasha gukorera umwana w'umuhungu cyangwa umupapa uje ukugana ukamukorera. Ntago njye nabitekerezaga kandi agatayishimye agakira vuba. Urumva navuga ngo after 3 days, uvuga ngo nyuma y'iminsi 3 uraza bakagupfukura, ugaruka rimwe gusa, ubundi umwana akaba yakize ba urwembe. Ubundi agakomeza ubuzima. Niba rujya ku ishuri akajya ku ishuri, niba rujya mu kazi runaka, ubone ko umuntu mukuru akakomeza akazi kiwe. Yego shano kuri ndumiwe, ndatangaye, ntangariye Imana. None se mu by'ukuri iyo umuntu asiramuye, twongere tubigarukeho nta kibazo, kuko niyo domaine urimo. Mu by'ukuri iyo umuntu asiramuye abasha kuba atakwandura virusi itera sida. Yayandura bitewe, ariko ntabwo ko ahuye n'umuntu urwaye sida agomba guhita yandura. Biterwa n'uko yakomeretse. Yakomeretse arayandura, ariko atakomeretse yewe n'umuntu urwaye sida ntabwo ashobora kwandura. Ariko yakomeretse birumvikana arayandura. Kimwe n'uko ushobora no kubana n'umuntu ayirwaye mukabana ariko ntayikwanduze, kuko ntabwo yeze ukomereka. None se hari ukuntu hari amahirwe, urumva hari amahirwe bitanga nanone yo kuba utakwandura hari vuba. Yego hari amahirwe cyane. Niyo mpamvu dushishikariza abantu bafite abana cyangwa se n'abandi bantu batari isiramuza, baze tubakorere kuko irabarinda cyane, barinda infection, bikabaha ubuzima bwiza. Kandi mu by'ukuri pe, aho turi kugenda twubaka igihugu, turi kugenda twubaka ni igihugu cyomba kugira umutekano, isuku, cyane isuku. Mbonereho cyane gushimira umukuru w'igihugu aho agejeje akora dufasha. Imana imuhe umugisha imwongerere. Amen. Shimira abandi bayobozi bakora mu nzego zitandukanye b'umutekano, cyane abajepe, polisi y'igihugu, abasirikare barara amajoro, abadaso, byongeye n'aba basore barara ijoro bitwa abanyerondo. Banda bashima nubwo ikintu mbanengaho pe, barakubita umuntu bagakubita umuntu kugezaho n'ibitaro byanga kumwakira. Barakubita pe, baze kubikosora ababishinzwe birebeho, nibo bantu bonye numva nanenga. Ariko abandi bantu ko bubatse bameze neza, ndabashimira umutekano baturindira. Nukuri Imana ibakomereze kandi Imana ibaho umugisha. Amen. Ubwo n'abanyerondo nabo bagomba kugira gute, bagomba gukora akazi neza, bakigira kuri bakuru babo cyane. Kurwana ntago bikigezweho, ni ibintu bya kera cyane muri rimwe. Ubu urafata umuntu bari kosa mushyikiza ubuyobozi bubishinzwe, bagiye mu itegeko runaka barebe ikosa yakoze arahanishwa iki. Inkoni ntabwo, inkoni ivuna igufwa, ni igikori. Ubundi muri iyi minsi ya none, ubundi ku banyarwanda ikintu mbona banashyize imbere ni ukuganiriza umuturarwanda. Ukabanza ukamuganiriza rimwe, ukamuganiriza kabiri. Ntago ari byiza guhita uhutiraho ukubita. Ikiza ni uko wagira gute, waganiriza uwo muntu mbere yo kugira ngo umuhane, kuko buriya ntago ari byiza guhita uhana umuntu utabanje no kumuganiriza ngo unamenye icyamuteye gukora iryo kosa. Imana iguha umugisha. Murakoze namwe. Hanyuma rero uraduha amakuru yawe, ukuntu wabaye umwisilamu. Ngiye mperuka utari umwisilamu, byagenze uti? Kera nkimara kwiga segonderi njya kwiga kaminuza, nasanze abantu benshi urubyiruko bari abisilamu pe, kandi ntareba isuku bakora, nkareba ukuntu bubaha amategeko y'ishuri, nkareba ukuntu bubaha abayobozi b'ishuri, nkumva idini basengamo nanjye ndarikunze pe. Nibwo umuntu umwe yitwa
Yasine niwe wanganije arambwira ati ubundi usengera he? Namubwiye ko nasenya muri eyari. Ati ariko se eyari ko mbona utabona umwanya kandi twebwe abisilamu buri wa gatanu tugomba gusara, nta kuntu wazaza? Umusore agenda nkundisha idini ry'abisilamu, ndarikunda 100%. Ubu ndi umwisilamu, wa gatanu ngomba gusara korowani, uneje ubundi nzajya Imaka. Ndi mano zajya Imaka bitewe n'ubu bwanwa noneho nzajya Imaka. Niko bimeze. Umva mana nyagasani. Mbambaye umwisilamu ko nguko rero. Nekeza ko na famille yanjye nayibizi ko nabaye umwisilamu. Babyakiriye gute? Baravuze ati rero niba ari dini wahisemo, kuko buri umuntu wese agomba kugira idini abarizwamo, kandi si itegeko ngo umuntu ugomba kuba n'umugabo undi ari umugore. Umwe akaba ari umwadeperi, undi akaba umwisilamu cyangwa se umuprotesta cyangwa umwadivantiste. Biterwa n'imyemerere yawe ujya mu idini ushaka. Donc ni droit droit de l'homme. Droit de l'homme. Ni droit de l'homme. Bakaga Faransa tukigerageza. Cya droit arabe. Uburenganzira bw'ubuzima. Cyane uko babivuga. Droit d'éducation. Droit de l'enfant. Droit de l'enfant. Igifaransa ntabwo kizacika. Kiba cyakivuna. Ntabwo cyacika ahubwo tuzige kiki. Kandi uzanacunga kenshi undi muntu abwiye ngo uranyishyura ngahe? Wama ni 700, ni 800, ni 1200, 500, ibintu nk'ibyo nyine. Okay. Basi nta kundi ubwo warashimye warayobotse. Nigo dini nahisemo. Nge nagaruka gutarayoboka Islamu, ariko nabo mu byubahiro byabo cyangwa se mu byubahiro byanyu mwubahwe. Ntago nabajaginga, idini ntago ari ryo rizajyana umuntu mu ijuru. Icyambere nuko umuririmbyi yararimbye aravuga ngo mwitorero ryose urimo, mwitorero ryose urimo ngurikiranukemo Imana. Ndumva nyibagiye iyo ndirimbo, ariko nyine nitwongera guhuruza abawayibutsa, ariko nta kibazo, ikindi kiganiro cy'ubutaha nta kibazo. Gusa nyine wowe mu mahanga yose uyubahaga kuri ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Setu ntago Imana mu ijuru, ntekereza ko hataba aya macaci ari hano mu isi. Ntago mbitekereza. Ya mu ijuru ho ntekereza ko nanjye nta macaca haba. Ni ahantu hamwe tuzahurira twese abakoze neza bakahabwa ingororano bagahembwa. Nge niko ntekereza. Nanjye niko mbitekereza. So rero nta mpamvu yo guhangana muri iyi si, nta mpamvu yo gukubitana imitwe ngo mvuge ngo kuko ngo ntari umwisilamu ngo ntago wangirira ibambe, ngo kuko ngo ndi umuprotesta cyangwa se ndi umuntu umunyedini runaka ngo ntago ngo wanyibonamo. Kandi ubundi Imana yadusabye urukundo rwa rusange rutarobanuye. Biriya rero by'agakundi byo kuvuga ngo ADPR ngo turaba Pentecote ngo ntago twavugisha abayisilamu, no. Kuvuga ngo muri abayisilamu ngo biriya nabyo nta urukundo Imana ivuga yuko ubundi ntirurobanura, ntirurondera karakarwa. Urukundo rero Imana idusaba no gukunda umuntu wese, tukabana n'abantu bose amahoro. Ndumva navuze byinshi kuruta umutumirwa, ariko si ikindi uranakoze cyane. Muri Nido official ntago mujya mwakira abashyitsi. Ngategereje ko ari umuntu mbaza niba nywa fanta, niba ari amazi akonje, niba ari iki cyayi, ni igikoma, byagenze gute? Ihangana agaseke karagupfundikiye. Agaseke karapfundikiye. Ahubwo urakoze. Icyo naratekereje kukubaza nkawe, ntekereza ko uri umuntu umaze kumenyekana mu buhanzi bwawe nyarwanda. Noya ntago ndamenyekana. Icyo ntekereza kandi ngomba kukubaza, ndashaka kubaza kumaze igihe ni gute umuntu ashobora kuririmba indirimbo z'Imana abanyarwanda cyangwa n'abantu bakurikiye badukurikirana ntibabyishimire kuruta wa wundi ugiye guhimba ikintu kirimo wenda kitarimo inyigisho. Hari byo bita ngo indirimbo ifite ubutumwa. Ugeze yumva iyo ndirimbo umuntu agahimba ikintu gitafu, reba nka gitafu. Umuntu agahimba indirimbo ifite ubutumwa nkuko nakubwiraga ngo nkira nibona kuri Imana no kuyikurikira n'umushinga utagira igihombo. Urumva ko ni umushinga utagira igihombo. Undi akarimba ngo oya ngo ni wemera pompom gutera ya gitafu nyine ngo niba ngo umugore ngo
umugore arataka ngo umugore arataka ugasanga abana bafite imyaka 2 bafite 3 kugeza ku mama iriya ndirimbo ko yanafashe none ya ndirimbo iri ku rwego rwo hejuru Jebra no kubera iki nyine nkaho umaze iminsi mu buhanzi hari indirimbo ufata ukayihimba ukumva ko ifite ubutumwa undi muntu akaza agafata ibintu ngo kubitanga kuri kandi ngo umugore arataka ngo akazana amazi ibintu nk'ibyo ugasanga igihugu cyose cyamukurikiye cyane cyafanye cyane biterwa n'iki nge rero uko mbitekereza nubwo umbajije kandi ari nge wagutumiye ubundi niwe wakagombye kubisubiza nanjye kwa nakaza nibwo namutumirwa ariko numvise ugomba kumfasha nkagasobanukirwa nge rero ukuntu mbitekereza biragoye nyine iby'isi byibagije iby'ijuru kubera yuko niba ejo bundi Ben na Chance nibo babivuzeho bagiye kwa MRN bavuga ukuntu bibabaje kuba umuntu yaririmba indirimbo ihimbaza Imana ikaba itarebwa n'abantu 100 ugasanga umuntu yihirinze yabisaziyemo agakora iya mbere agakora iya kabiri agakora iya gatatu ariko indirimbo zikanga neza ntizirebwe bakavuga bati se mu by'ukuri gute nyine bakavuga bati mushyigikire rwose abahanzi nushaka ujye ufungura telefone ushyire hariya nushake we kuyumva ariko nibura bigaragare ko wayirebye rero mu by'ukuri twebwe icyo mbona muri iyi minsi dusohoyemo cyangwa se ibi bihe turimo abantu bikundiye iby'isi cyane bikundiye ibintu byo kurelaxinga ibintu bibashimisha ibintu nyine ntago wavuga ngo ntago wapresiza ngo uvuge ngo ese impamvu niyi ariko mu by'ukuri mu gihe iby'isi byibagije iby'ijuru none se ni bangahe muri iyi minsi ya none ni bangahe bagifite inzira z'igisiyoni wenda mu mutima ntibivuze yuko badahari sibyo nimbarwa wenda reka twe kuvuga ngo ni nambarwa pe barahari ntago duciteka abagishaka kwera no gukiranuka barahari ariko mu by'ukuri abantu bari gusubira inyuma n'abari bakijijwe benshi bari kugwa ubwo rero agacupa muri iyi minsi ya none karayoboye izo ndirimbo z'isi nazo ntizabura yego ariko nkatwe Imana yagiriye ibambe ikaduhamagara n'ubundi ntago ducecetse ntago dutuje turabashishikariza gushaka ubwami bw'Imana bigishoboka ko bubonwa kuko hari igihe kije tukayikenera mu by'ukuri itagihari umunsi yahagurutse ku ntebe y'imbabazi tuzaseba ikiza nuko twashaka Imana bigishoboka kwibonwa ndumva ari cyo nabivuga sinzi nawe nimba hari ukundi kuntu uzibitekereza ugasanga nyine bararirimba ibyabo abakayobokwa ariko umuntu uririmba iby'Imana ntiyumvwe kuko hari n'abavuga butumwa benshi baba kuri YouTube ukareba ukabona yarebwe n'abantu bakeya ariko wa wundi uvuga iby'isi nyine akaba yarebwe agakurikirwa cyane inama ubwo nihe inama inzira twebwe Imana yadushyize imbere inzira ebyiri iratubwira ngo umuntu wese ahitemo inzira ashaka kunyuramo icyakora yaratubwiye ngo ikiza nuko twanyura iburyo kuko inzira ikiza nuko twanyura inzira ifunganye kuko inzira ingari nijyana abantu kurimbuka kuko umuntu wisambanira nta tegeko aba yumva ari ifiringi nibwo buzima bwe yego umuntu wikorera ibyaha akumva nta kibazo uwo ngo aba ari mu nzira ngari ariko wundi ukora ibyaha umutima ukamurya umutima ukamuhagarara aba ari mu nzira ifunganye rero ikiza inshuti z'umusaraba inshuti zanjye bakunzi ba Nido Official tunyure mu nzira ifunganye twemere dukubitwe twemere duhure n'amahwa mu nzira nyine Imana izatugororera kuko niyo nzira Imana ishaka murakoze cyane Imana ibamugisha cyane gusa hari ibindira ko numva ibyo nashaka kumenya kuri ubwo busobanuro bihagije ubwo ikindi hagasigaye kumbwira ngo ya nimero yo kumbwira tugomba gutanga nimero yanyu dusoza ikiganiro murayitanga kugira ngo abadukurikiye babumvishije domaine murimo niba bakenera bazabavugishe cyangwa se akaba ari n'undi wabakenera kubatumira kuri channel runaka kugira ngo muze mukomeze mutange iyo message mushishikariza
abagabo igitsina gabo kwisiramuza cyangwa no kuzana abo bana kuri abo baganga mukorana nabyo nta kibazo. ntacyo bitwaye. Karibu rero nta kibazo nimba musoje mwatubwira nimero yanyu hanyuma abadukurikiye bakazabavugisha. murakoze cyane. nimero tuza kuyivuga mu ndimi zitandukanye kubera ko twakira abantu batandukanye. hari igihe umurwayi ashobora kuza avuga igifaransa agomba kubona serivisi, ashobora kwinjira ari umuhinde avuga icyongereza agomba kubona serivisi. umunyarwanda bisanzwe nyine abanyarwanda muri rusange bo ni ikinyarwanda. hari igihe haza n'umuntu uvuga igiswahili kandi nawe agomba kubona serivisi. Yego, ndumva dushobora gutangira turere ku kinyarwanda cyacu. ntagiye kandi turavuga nimero iri kuri WhatsApp. yego, ni 079 42 78 450. nayisubiramo. ni 079 Yego, 079 42 42 78 78 450. 450. Iyo ni yanyu? ni yacu. Okay. mu rurimi rw'icyongereza 079 42 Yego. ndayisubiramo 079 42 cyangwa 42 78 450 Okay. cyangwa 415. Okay. aho ni mu cyongereza. mu gifaransa ni 079 42 7 8 4 5 0. Zero. Eh, Okay. ndumva hari urundi rurimi dushigaje se? Kiswahili. Igiswahili. Aha, 0 7 9 Oh. 4 sorry ngo 4 yine 2 7 8 yine 5 0. indimi zose urumva ko uwaza muri serivisi zacu za kiganga twamwakira, kandi ngira ngo hari abantu b'inzobere rwose pe kuri reception abantu bazi izo ndimi barakwakira n'umutima mwiza kandi bakwakira na yombi. murakoze, muzaze ni karibu kandi Imana ibaho umugisha. Turabashimiye cyane. Imana ikomeze ibaturindire kandi n'ikindi gihe nitubakenera turizera ko muzaboneka. turahari ku bwanyu. Imana ibaho umugisha. namwe murakoze. Bye bye.